uburuta ko ufite utishesha ako wagiye wishyura sha abwite MC Prati mu mamaji cyane na kote yambaye nawe yarikiye urara tugiye kwakira undi muntu iti 9 yibuze gisirara muri ajenda n'inyagirwa umuntu nayifashije turaserera nuko nsanze ufite direct mbangututse wa mugabo Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph the comedian yavuye Rubavu ni muda uri wicaye ngo ni bore ngo uje ni master n'ubundi amafoto turakropinga video posting Rolling tan sharper than present Kaya lungs and sharper than present But the boy them step them down Kaya don't know Exo pad on the shutter Must be the deceiver Everyone on the shutter Boom come up Ukapata kiburi Tuwana mina kupenda Niji hana Thank you very much. Thank you very much. Ubundi Nijye munyarwenya nkaba n'umuhanzi at the same time. Abanyarwenya burya natwe turi abahanzi. Ndi umunyarwenya nkaba n'umuririmbyi at the same time. Narimvyitiranyije ubundi art n'ubuhanzi hari ukuntu abantu basa nk'ababyitiranye ukuntu. So Karemesi yari kuvuga ku bintu by'indaya ziba kuri kaminuza yabo. Ibintu rero by'indaya mbere yuko mbivuga reka nze mbanze mvuga akantu kamwe. Alinsano nababwiye impamvu mbivuze bucagira ndirimbo kamwe mukanya ndaje mbabwire. So ibintu rero by'indaya hari umujamo w'inshuti yanjye nago ndi bumuvuge nago yaje hano ariko nawe ni umukomedi mugenzi wacu bamwita umuyange yagiye kugura indaya noneho mu kujya kugura indaya uwo mujama ageze ku ndaya bakora ibyo bakora asoje yisatsa abura amafaranga arayibwira sasa rero ngiye mfite amafaranga kuri mobile money none ndayaguhereza ne ko ntayabikuje indaya iramubwira ati mfite mubazi na code nyamara aravuga ngo iki none si yo mubazi ko tuzi ko abamotari bari birometero ubwo ngubwo niyo yayibara ibirometero byo mu bujyakuzimu kandi aravuga ati oya ntago ari ubujyakuzimu ahubwo uko utikutira abantu niyo mpamvu rero bro ariko ari ni sana wamubonye shyiramo igitero cye niyo mpamvu mbere yo kugira ngo mvuge ku bintu by'indaya nese mutekerezaho cyane umuntu wese nza mu mutwe ubundi ngiye nkunda gusetsa abantu ndi kujya mbaganiriza Rusine Patrick salama boss sawa cyane none se bro wakubaza akabazo se nta kibazo none se mubwiye ko ngiye kukubaza ikibazo umakanya ko nta kibazo gihari kandi ngiye kukubaza bro reka mubaze umuntu uhinga bamwita umuti umuhinzi. Thank you very much. Clapton umuntu worora bamwita umuti Dodi umuntu unyonga igare bamwita umuti gusigaza ubwenge wakoze ryari ariko Dodi asigaza ubwenge ni ukuri. So guys reka nze mbabarize noneho muri rusange niba umuntu uhinga bamwita umuhinzi umuntu worora bakamwita umworozi umuntu unyonga igare bakamwita umunyonzi guys ubwo umuntu usura bamwita umuki umusuzi. Thank you very much mwabimenye namwe musigaye muzi ubwenge ahubwo abantu bitanga ibyo umuntu asuze ngo nibyo byita umusuzi ahubwo ibindi bintu umuntu asura babyita ibisuzwe. None tuvuga urugero umusuzi Rusine yasuze ibisuzwe ubundi ni gutyo byagakwiye kuvuga. So aba DJ rero bro arafati wowe
uzanaganirize n'abandi ba DJ bagenzi bawe, musigaye mufite ingeso mbi mana, musigaye mufite ingeso mbi. Hari ukuntu indirimbo abafana baravuga ngo nyine abantu baba bagiye gucurangira ngo babishakira indirimbo zirimo ibishegu nka ziriya twahoze twumva mu kanya. Rero basigaye bafata n'indirimbo z'abandi bahanzi bataririmba ibishegu kugira ngo nabo babatwikire mu kumixinga bagashyiramo ibishegu. Reba nk'iriya ndirimbo ya Bruce Melody na Queen Cha nta bishegu birimo, bajya baririmba ngo iyo nza kuba ibihe, hari ukuntu bamixinga ngo iyo nza kuba ibihe. None yashaka gushyiramo ibishegu ahenga nk'ari ahantu Queen Cha yaririmbye ngo nari gufata ubuzima tubayemo niboshye kugaruramo agamije iki. Okay, sasa rero ikintu bita inkwano intwererana ni ikintu gihabwa agaciro cyane mu Rwanda. Usanga ubundi invitation bazazihindurira izina, invitation bisobanuye ubutumire, ariko usanga bazihereza abantu bazi ko bari bubatwerere gusa. Bazazite wenda kutwerereza se sinzi izina babyita. Umuntu aguhereza invitation waba utaramutwerere ugasanga yabigize ibyadani. Rero sinzi impamvu abantu bapanika ngo nako babatwerereye niki, kandi leta yacu iradukunda, yadushyiriyeho minisiteri ishinzwe kudutwerera, bayita minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Iyo minisiteri iragutwerera rwose, ubukwe bwawe bukagenda, n'abantu mukora house party, udufete, mbega fete muri rusange. Namwe ntimwacikanwe, babashyiriyeho minisiteri yanyu bayita minafete. Okay, yabonetse. Hari umuntu mu minsi ishize wambabaje, yarambabaje we. Umuntu yafashe ifoto ye yararwaye, none yabuze ubushobozi bwo kwishyura ibitaro, bari kumucharginga amafaranga menshi byataye. None ashyiraho ifoto ye aravuga ati rwose bantu banjye mumbabarire mumfashe mumpereze amafaranga mbona uko nishyura ibitaro. Umuntu ayisharinze nawe arayifata aho kugira ngo amuhereze amafaranga nawe ayisharinga abandi ngo nibo bari bumufashe. Nabo ngabo nawe ayisharinze nabo bayisharinga abandi ngo nabo nibo bari bumufashe. Nabo abandi bari bazi ko bari bumufashe nabo barayifata nabo bayisharinga abandi buri bari bumufashe. Umuntu baragera bamugira icyamamare aho kugira ngo bamuhereze amafaranga abura n'igiceri cy'icumi. Guys, umuntu byarangiye apfuye. Narababaye uzi ko byabaye ejo bundi habaye Pasika guys, habaye Pasika. Rero byahise binyibutsa story ya Yesu ijya gusa n'ibyo bintu. Yesu umunsi azuka habaye hagakoryo. Yesu yarazutse, abantu bari bacunze ku gituro cye baragenda babibwira babatanze bari bamugambaniye kugira ngo bamwice, baravuga mwari muzi n'ibindi. Yesu yazutse, ariko umva byakaze barababwira ati rero umva mutubabarire ibyo bintu ntihagire abandi mubibwire. Baragenda babibwira abandi mwari muzi n'ibindi. Yesu yazutse, ariko muceceke ntihagire abandi mubibwire. N'abandi nabo baragenda nabo babibwira abandi ngo Yesu yazutse, ariko mutubabarire muceceke ntihagire abandi mubibwire. Inkuru iragenda isaka. Atarasire kuko Uwiteka azakubambira amahema mu butaka. Riko mona seteriyo na paracetamol robo. Ubundi ahangaha bangiye mu mwuka. Umwami Imana yagize icyo itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo azaducungure. Vuga amen. Ariko amen ubundi kera bavugaga ngo vuga amen nkumva no kuyivuguta nyine. Ariko naje kumenya ko ari vuga uti amina. So Imana burya naje gusanga izi ibintu byose uko babivuga ni ukuri, kuko Imana kera batambaga amatungo like ihene, intama n'andi matungo agiye atandukanye. Noneho Imana yitegereje ubukene buzaba buriho muri iyi minsi, iravuga itereka ntamba umwana wanjye kugira ngo asimbure ayo matungo. Guys, sindanororaho ni habe n'imbeba za kizungu. Mwibaze yaba ibintu byo gutamba bikiriho, nari gutamba iki koko? Imagine, noneho mwimagine yaba ibintu byo gutamba bikiriho. Slay Queen nka Shadiba icyuki abangaturanye ihene agiye kuyitamba, ariko Shadiba kirya agira mbere yo gutamba ihene yajya abanza akayitera makeup. Nanebaze Shadiba ari gutera agahene makeup. Shehe ihene umva mbobere witonde mbanze ngutere makeup mbere yuko nkujyana ku mutanzi. Wisha umva kadomfasha akagahene mbanze ngatere makeup akagatera lipstick niki yakagezayo. Ubwo ahera habari hera igisementi bifashe cyane nk'imasoro. Noneho akayigezayo mutande akavuga sasa rero twebwe dutamba amatungo
y'amaziranenge banza ugenda uyihanagurira ibyo bintu byose by'ama make-up n'ibiki tubone kuyitaba nayishikeve nakaza rwose first mu gikoni atwaye n'intuza n'intama rwose umutanzi n'iki nijoro twaraye rwose dusabire kuri Nyagasani atubabarire na Ndahiro Valence papi akaba yahageze ariko utara amakuru aha turi nahera ahari gutambirwa amatungo kugira ngo abantu basabe Imana imbabazi ibyaha byabo nanjye uko mumbona mfite agahene mu ntoki naje kugira ngo nsabe Imana ibyaha byanjye ibe mbabarire ndi Ndahiro Valence papi ahera ariko